ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka wowe udahwema gukurikira ibiganiro bice kuri YouTube channel ya Salomo TV. Wewe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro niguhereze imigisha myinshi. Kuki turi hano, kuki tugiye kuganira, ese niye mpamvu? Ni kwa kundi tugira gutya tukitirika tukagenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ni Profete Nahimana Vincent. Mumeze mute? Tumeze neza. Imana ibirimo. Okay, Imana ibirimo. Wow. Okay, uravuze ngo Imana ibirimo, mpita mvuga ngo suhuza abantu badukurikiye. Yesu nashimwe cyane abantu badukurikiye. Nahimbazwe. Ubwo rero ndabakunda, n'Imana irabakunda. Abatanzi amazina ni Vincent Nahimana. Yego. Ubwo rero tuba duhorana kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko iby'ijambo ry'Imana, ivyerekeye Bibiliya cyane cyane, n'iby'ubuzima busanzwe bushobotse. Ngira ngo abadukunzi bacu barabizi, abadukurikira umunsi ku wundi barabimenyereye, ntabwo ari byinshi nabivugaho. Nuko ndabakunda. Yego. Yes. Uravuze ngo urabakunda, ni byiza cyane. Ngira ngo reka dushimiremo n'abakoze subscribe, reka share ndetse na comment. Aya nabe ingenzi cyane kuko nabonye biri kugenda binazamuka byiyongera. Komerezaho n'abatarabikora. Aha, iyo tuje gutya rero ngira ngo twagiye tuvuga ko tugiye kuba tuganira ku gisata kijyanye n'imyidagaduro, cyane cyane mu by'iyobokamana. Tuvuga ku bijyanye n'iyobokamana kenshi uko mu gisata cy'iyobokamana burya nabyo biba mu myidagaduro. Wari ubizi? Uko bimeze. Hanyuma tutire tujya muri byinshi. Ijambo ry'Imana urifata nk'iki kuri wowe? Nijyo kubaho. Ku buzima bwawe urifata nk'ikintu cyo kubaho? Ngiye mbifata nk'aho ari bwo buzima. Ngiye nibwo buzima kuri. Unsubije neza cyane. Cyane yinegereje ko unsubizamo ngo nibwo buzima. Nibwo buzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Kandi arabavuga ngo gusenga nibwo buzima, kandi gusenga ni iki? Ni imibereho. Ni imibereho. Yego. Ufata gute abantu bahakana ko Imana itabaho? Uko mbafata? Mbafata nk'abandi bose. Kuko ndizera ko ari uwejejwe, ari ukijijwe, n'udakijijwe, bose n'Imana yabaremye. Ariko iyo mvuze ngo bafata gute, mbega muri wowe mu miyumvo bafata nk'abantu batarasobanukirwa iby'ijambo ry'Imana nyine. Kuko iyo Imana yo ubwayo ishatse guhindura umuntu, yego, imukura aho ishaka kava, imuvana ahari. Ugira ngo no muri Bibiliya handitse ko hari abantu Imana yagiye ikura, bamwe mu burobyi, ngira ngo urabizi. Yego. Abandi ikabakura mu mirimo yabo aho bari bari, ikabazana kuyikorera. Yego. Imana ubu tuvugana, nawe umuntu uwo ari we wese yamukura aho aherereye ahari. Ari uri mu busambanyi Imana yakurayo ikamuzana. Ari uri mu businzi Imana yamukurayo ikamuzana. Erega Imana igira, niwe wavuze ngo Imana igira piyesi. Yego. Imana ifite piyesi yatera muri wa muntu. Iyo piyesi akaba ari imuzana. Hari ko aravuga ngo azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Yes. Abantu bose bari kure. Kuravuga ntago ari mu Burayi sinahandi, ahubwo nabari kure batamwegereye. Undi muririmbyi nawe yaravuze ngo nshingiye ku byo nabonye, umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nshingiye ku byo nabonye, umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma y'Imana yogere ahantu hose kuko n'iy'abana b'abantu benshi
yarogeye ngira ngo turabibona. So rero nituvuga gutya turavuga ngo uzi ko hari ingoma y'abantu yogera nabi. Nituvuga gutya ingoma abantu benshi bumva ngo ubuyobozi, ariko burya ingoma ya buri muntu wese irogera. Ingoma yawe ishobora kogera wamenyekanye, none neza abantu bose bazaba abayobozi. Ngira ngo no mu kanya waze wumva ko maze mvugisha umuntu ambwira ati sha ibintu byawe turi kugira ute, turi kubona kandi kubwira abantu ibintu byiza by'ubwenge. Yego ngira ngo buriya ingoma yacu iri kugenda yogera, ingoma iri kugenda yogera, kugenda yago kugera kure. Rero Prophete Nahimana Vincent, ndagira ngo tugiye gukora ibiganiro byinshi byibanda ku iyobokamana. Nibyo twabwiye abantu bamenyera, kandi abantu badukurikiye ngire ngo ni abantu bafite burazi ko abantu badukurikiye bafite IQ yo hejuru, bararenze. Iyo tuvuze IQ yo hejuru rero tuba tuvuze imitekerereze yagutse, iri digital yagutse, itari muri analog cyane rwose. Buriya abantu bari muri analog mu mitekerereze ni ba bantu bitwa ngo baracyafunze umutwe. Urabyumva kuko mpavuga gutyo ni kenshi uziko ushobora kubwira umuntu ngo umuntu agura telefone y'ibihumbi 100 akabwira ati ntayo natanga ngo nayagura ihene nayagura inka, ariko mu by'ukuri kubera ko ntagazi nyine iterambere aho rigeze, ntazi ngo ise iyo telefone nyine abantu benshi so baratunga ikintu kubera ko nagatwiko none murabyumva. Ariko mu by'ukuri ntago dukeneye gutunga ibintu by'agatwiko, ahubwo dukeneye gutunga ibintu bitugirira iki umumaro, bitubyarira inyungu. Ushobora kutunguka uyu munsi ngo uhite ubona inyungu direct, ariko icyo bita gukora saza neza uracyumva. Saza neza buriya nicyo bise ejo heza nabihuza, ko saza neza ni ikintu waba warakoze. Tuvuge nk'umusaza, nk'umuntu yateye ishyamba ari umusore, ibyo byabaga bigezweho, cyangwa agahinga ikawa. Reka twivugire ibyo gusenga by'uyu umuntu asenze mu myaka akiri muto, buriya hari igihe kigera umuntu agacika n'intege, kugira ngo turabizi. Ariko muri cya gihe acitse intege, amwe yasenze akaba ari yamubera, akaba ari yamutunga, cyangwa n'abandi bamusengera. Icyo nashatse kuvuga ngo Bwana Vincent, nashatse kuvuga cyane ku kintu kijyanye no kuvuga ngo nyine icyo twari tuvuze ku cya telefone, ku by'ikoranabuhanga, kandi biraza kugenda bihura n'ubundi. Noneho hari uburyo umuntu ateguramo ukavuga nti ibi bintu bishobora kuzantunga mu myaka 5 iri imbere. N'urugero, imyaka 5 iri imbere urumva utangiye kuyitegurira mu mwaka ubitekerejemo. Yego, noneho bya bintu byaza muri ya myaka 5 ushobora kuba utaragera mu myaka y'izabukuru, ariko urumva ko wubatse icyo bita saza neza, ejo heza warayikoze. Noneho icyo gihe watangira gusarura amamiliyoni kubera ya IQ yo hejuru wari ufite utekereza. Abantu bakavuga ati ariko Imana imugiriye neza ntibigenze bite, nyamara we wagiye wigomwa ubushobozi bwawe icyo gihe, ukareka kugura bimwe bikunezeza, bimwe ukareka kugura iyo nkweto nziza cyane, ukareka kugura ngo iyo hene n'ibiki, ukagura ya telefone, ariko ikazakugirira iki umumaro ukomeye. Kukana wakumvise? Yego. So n'inkweto ukayigura mu gihe cyawe nuko ungana, ariko ugatekereza cyane. Yego. So karero nakaba gaciyemo kuko urubyiruko rwinshi ngira ngo rukunda gukoresha internet ariko bitunguka. Yego. Ushobora gukoresha internet ureba ijambo ry'Imana, ushobora gusengera mu rugo, none zo urumva atari internet. N'ubwo umuntu uri kutureba ari gukoresha internet cyane rwose, ari gukoresha internet. Urumva rero internet yabaye yaje kuba umuti ku bantu benshi cyane. Hano rero navuga ngo Bwana Vincent, mu magambo makeya, iminota itarenze 5 cyangwa 6 tugiye kuganiraho ku magambo y'Imana, story y'abantu ushobora kutubwira. Buri iminota 6 cyangwa 5 abantu bagira ngo ni mike, ariko burya bari myinshi. Utubwire ese amateka yawe n'amateka n'aya mateka yawe ushobora guhuza n'umwe mu bantu bo muri Bibiliya,
uyegereranyije ukavuga ati aba bantu mba mbona ubuzima baciyemo story yabo mu gitabo cya Bible hari aho bigenda bisa n'ibyanjye, ni abihe bantu wabavugaho iki? Ese wabahuza gute n'iyo story n'ubuzima bwawe? Ikibazo kirakomeye. Kirakomeye kuko buriya iyo mbirebye wenda tubwira abantu nka batatu cyangwa babiri baba barahagije ibintu njya ndeba kabona hari abantu bagiye baca mu bintu bikomeye ndetse bakenda no kubisigamwa gatwe, icyo bita ubuzima. Ariko njye n'ibyo naciyemo nagerageje gucamo byinshi n'ibyashaka ko mpasiga gatwe ariko ntabigizemo uruhare, ariko bo ubwabo bo baranitangaga bakavuga ati twebwe rwose, ariko njye ntabwo nagira kuri urwo rwego rwo kwitanga. Oya, ntabwo rwego ndarugeraho, mani ndakikunze. Ubwo rero ariko mu kwikunda avuga ni bya bindi ntahita mvuga ntibibiraje hute kuko ngo bikeneye ubuzima bwanjye ngo nditanze gutyo. No. Ariko ngira ngo iyo tugiye muri Bibiliya ngira ngo ujye ukurikirana amateka y'abagabo batatu, Shadraka, Mesaki na Abedenego. Abo bantu ngira ngo abantu benshi barabazi muri Bibiliya, ibyababayeho, amateka yabo ngira ngo barabazi. Bariya ni abagabo batatu njya nkunda gutangaho urugero rufatika mu byo kwizera. Nimvuga kwizera, hari igihe umuntu ashobora kubaza ati ese kwizera ni iki? Kwizera nigeze numva umuntu umwe, buri umwe wese yabisobanura mu buryo butandukanye, ngo ni igiti, ngo kwizera ni igiti igitangaza, ni igiti umwimerere kera, imbuto ibitangaza. Ariko rasa nanjye numvaga ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, ngo keraho imbuto ibitangaza zigasoromwaho n'umuntu wihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Ariko mbese wumvishe ahantu none ushaka kuganisha, reka tubivugeho kigafumbirwa, ntabwo abantu babyumvise. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, gifumbirwa n'ibigeragezo, kikera imbuto, gisoromwa n'umuntu wihanganye. Oya, kera imbuto ibitangaza, zigasoromwa n'umuntu wihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Ifumbire yacyo ni ibigeragezo. Ibyo bintu rero umuntu niyumva kwizera abitware muri uwo muryo. Hanyuma ati abo bagabo batatu, abo bagabo nibo uhuza ubuzima bwawe n'ubwabo ukumva bijya haraho bijya guhura neza, ariko birimo yasanishije, ndabyumva, ndajyanishije kuko uvuze ngo ubuzima bwanjye bumeze nk'ubwa runaka, no byashoboka. Uriya Salomo, iyi si turimo, nubwo batubwira na mwene wanyu muvukana, mwasangiye ibiryo bibishye n'ibiryoshye, mwose ibere rimwe, ntabwo muhuje ubuzima, ntabwo byashoboka, ntabwo bikunda. None se niba yarabaye umujura, we ntubewe, umuntu mwahuje ibibazo? Ntabwo mwahuje. Niba yarafunzwe we ntufunge, mwahuje ibibazo? Ubu nguwo nyine afite akantu ke kiwe yaciyemo, wenda hari ibyo muhuriyeho, ariko hari n'ibyo ku giti cye. Ubwo rero iyo ngiye mu bya Bibiliya cyane nkajya mu bintu bijyanye no kwizera, aba bagabo babaye icyo bita urugero mu bijyanye no kwizera, kuko iyo urebye muri iyi minsi ya none ibijyanye no kwizera ku bantu, niba navuga ngo biri ku kigereranyo cya 30% kuri bamwe, hari n'abagifite kiri hejuru ya 90, hari n'abari muri nyine biri mu byiciro, kuko aba bagabo Shadraka, Meshaki na Abedenego, ngira ngo ubwo umwamikazi Nebukadinezari, yafataga umwanzuro wo kureba akabona aba bagabo barakijijwe, bakorera Imana, bubaha Imana by'ukuri, akavuga ati ko Shadraka, Meshaki na Abedenego nzi neza ko icyo bimitse mu mutima wabo ari Imana,
batimitsemo ibigirwamana, ndakora iki kugira ngo aba bagabo banyoboke icyo bita ibigirwamana cyangwa bari nge baramwe? Urumva icyo kintu? Yego. Fata umuntu usenga Imana by'ukuri, yego, umuzaneho ibintu bya nyabingi, umuzaneho ibintu byo guterekera ndetse n'ibindi, umuntu ntaho mwahurira. Yego. Ntabwo muhuje imyemerere. Ufata abantu basenga za nyabingi n'abasenga Imana wumve ko bahuje byahura ntibyashoboka, ntabwo byakunda. Biba ngombwa ko umwami Nebukadinezari afata umwanzuro, aravuga ati ngiye gukora icyo bita igishushanyo kibajwe, nicyo umuntu wese yemerewe kugira ute kuramya. Yego. Nanjye ubwanjye ibyo bita Imana ntago bikenewe imbere yanjye, nta nubwo bivugwa. Uvuga Imana bari bateguye icyo bita itanura ry'umuriro. Umuntu wese uri bwemere ko atari bwemere kuramya ibyo bishushanyo bibajwe, nyumva neza? Yego. Atari bwemere kuramya icyo gishushanyo kibajwe, aroherezwa muri rya tanura ry'umuriro. Yego. Niba bafashe itanura ry'umuriro benyegeza inshuro zingahe? 7 inshuro 7 zose. Zirebe benyegeza abantu, abazi kubara babare inshuro 7. 1 2 3 4 5 6 7. Uvuze inshuro 7. Excuse me gato. Uvuze umubare 7. Umubare 7 buriye no muri Bibiliya n'umubare ushyitse. Uvuze ibintu byinshi ushobora ngo gusobanura ntubone n'ubusobanuro bwabo. Wow. Ubwo rero benyegeza inshuro 7 wa muriro ryatanura ry'umuriro. Ubwo urumva niba ari nk'ibari bacanye nyine ubwo bari baziteguye, zifite nyine icyo bita babyita ngo numurama w'umuriro. Tuko njya mbyumva umuriro wari wabaye icyo bita umurama w'umuriro, kibatse bigaragara ko ari umuriro. Ngira ngo abagiye bakurikirana izi filime barabibonye, wari umuriro. Nubwo twabwira abantu ngo bagiye bakina izi filimi batandukanye n'abo tuziye muri Bibiliya bavuga. Yego. Zira ni filime zabayeho, ariko ni amateka. Ngira ngo sorry gato, tunasobanurira abantu hano, urimo uravuga Saduraka Meshaki na Abedinego, story zabo z'abavugwa muri Bibiliya nabyo tuzabiza. Ibyo turi kuvuga ubona abavugwa muri Bibiliya, abavugwa muri Bibiliya, abavugwa bakinye filimi nabo tuzabashaka tubabwire ibyabo. Yego. Nabigiye cyabyo kirahari. Ubwo rero umuriro urenyegejwe, bashyira igishushanyo kibajwe hariya, ariko bari bafite amakuru yuko uyu Saduraka Meshaki na Abedinego batapfukamira ibigirwamana, uyu mwami Nebukadinezari cyangwa ibigirwamana byabo, ibyo bigirwamana byabo. Yego. Baravuga ati rero icyo dukwiye gukora nta kindi, umuriro wagomba kuwujyamo. Ariko mu mutima wa Saduraka Meshaki na Abedinego bari barimitsemo icyo bita Imana. Yego. Bazi neza ko nta kindi kigirwamana gihari, bazi neza ko nta yindi Mana yo kubarengera, nta yindi Mana yo kubatabara, nta yindi Mana bishingikirije yindi. Yego. Uretse Imana yo mu ijuru. Noneho ubwo umwami Nebukadinezari yari afite amakuru ko naba Imana yabo batayireka. Yego. Yari azi neza ko Imana bakurikiye ari Imana, ahubwo we kugira ngo buriya Satani ikorera mu bantu. Satani ikorera mu bantu. Yego. Kuko impamvu mbivuze abantu ntibanyumve nabi, ntawe ntunze urutoki ngo Satani amukoreramo, ariko Imana ikorera mu bantu na Satani igakorera he? Mu bantu. Yego. Mbere mu myaka yashize ngo Satani yajyaga atuma inzoka, ariko ubu ngubu ngo nta gituma iki inzoka, ahubwo asigaye yifashisha abantu. Kuko inzoka yarazoherezaga bakazijanjagura umutwe, niyo mpamvu atagikorera. Bivuze ngo zahuraga n'abantu bafite umwuka w'Imana, nitwikamenagurika. Ubundi muri Bibiliya haranditse ngo iyi nzoka, inzoka. Yego. Buriya muri Edeni, buriya reka nabyo mbivugeho, Adamu na Eva akimara gucumura, Satani akimara gushuka Adamu na Eva, byabaye ngombwa ko hari aho byageze Imana ibwira Satani iti, urumva
si wowe Satani ubwo yabwiraga inzoka ati uyu nguyu uyu abazamukomokaho bazakujanjagura umutwe. Yego. Muri arahanditse abo bamwe bagiye bavuga ngo azagukomeretsa, haranditse ngo azakujanjagura umutwe. Ariko nawe noneho iriya nzoka nayo nigucugwaho izagukomeretsa ku gatsitsino, izakujya agatsitsino. abo so najyaga bivugire kuri Saduraka na Meshaki na Abedenego. Yego. ubwo akaba aragaciyemo kubwo ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana aho kuyoboye ibyaha. ubwo rero bya Saduraka na Meshaki na Abedenego, ubwo ibigirwamana byagiye aho n'umwami Nebukadinezari. ariko Meshaki na Saduraka na Abedenego baravuga bati ntago dushobora yego kuramya ibi bigirwamana byawe, nawe ubwawe ntitukuramye, twebwe turaramya Imana yo mu ijuru. yego. ubwo Nebukadinezari yaravuze ati ababo nta kindi. Saduraka na Meshaki na Abedenego baramubwiye ati ntago dutinya kujya muri uyu muriro. Yego. turabibona ko nta wundi mwanzuro uhari, ariko umuriro turawujyamo. aha ni handi babajije ngo murimo murabona nk'abagabo bangana. Yego. umuriro turawujyamo. ni hahandi no mu gicucu cy'urupfu Yesu tuzaba tugize dute, kuba mwizeye tuzaba turi kumwe nawe. niyo mpamvu yaravuze ati twebwe turawujyamo ntabwo badufite. Yego. noneho baboherezamo abagabo bawujyamo nk'abagenda mu nzira bisanzwe. Yego. umuntu uri kumwe n'Imana, umuntu uri kumwe n'Imana. Yesu niwe yagiye ku nyanja. Yego. ayigendaho n'amaguru nk'ugenda ku butaka. Yego. ibyo ni ibitangaza tuzi Yesu yagiye akora. tuzi ko yagiye akora ibitangaza bitandukanye. no mu bukwe bw'Ikana yahinduye amazi divayi. Yego. ibyo ni ibintu abantu bazi. ageze kuri aba bagabo, noneho ibintu yakoreye aba bagabo, umwami yaravuze ati ibi byo noneho sinzi ibyo mbonye. umwami yaricaye aravuga ati yahise azana abantu bazi kureba neza, akibohereza mu muriro. abagabo yarabarebye abona uko bagiyemo basa, nta n'umwotsi uri kubageraho, abona nturi kubafataho. Yego. arumirwa, aratangara, vuga ati ibi byo noneho mbonye ni ibiki? nawe ubwo arikanga. ibaze kuba wakohereza abantu mu muriro, aho kugira ngo ubone umuriro uri kubafataho, ukabona umuriro uri kubahunga, n'umwotsi ntushaka kubegera. ni ibitangaza bikomeye. nuko bari bafite Imana. Imana rero ibana nabo muri uwo muriro. noneho umwami Nebukadinezari arangije abwira abo nakwita ibikomangoma bye n'abandi bamwegera babugufi, reka tubajyanye n'abasirikare bo muri iki gihe. Yego. ati muze mumfashe kureba. ati mu muriro murabonamo abantu bangahe? Yego. ubwo ntibari bakiri batatu, bari bamaze kuba bane. ubwo bane, ubwo iyo utekereje wumva uwa kane yaravuye ari inde? uwa kane se burani hari umwana w'intama w'Imana. nta bindi. Yego. umwami yaravuze ati ibi noneho simbizi, muze mumfashe kureba. Yego. ariko aho ngaho tukiri ku mwana w'intama n'Imana, ninjye ubajenda gusubiza. ese abantu benshi ubundi baravuga ngo ni marayika w'Imana, ariko n'ubundi burani kimwe, umwana w'intama w'Imana n'ubundi. ariko aha ngaha bigaragara ko Imana yishakiye igitanda. niyo mpamvu rero ntago bari bakiri batatu, ahubwo marayika w'Imana yahise amanuka muri uwo muriro yari awurimo. Yego. kugira ngo arengere Saduraka, Abedenego, Saduraka ndetse na Meshaki na Abedenego. Yego. ariko barengera babona bari kuwugendamo, barangije barababwira ati nimuvemo. Yego. bavamo banabihumurisha, bumva nta n'umwotsi wigeze ubageraho. urumva icyo gitangaza we gikomeye cyane. urumva iyo Mana? urumva iyo Mana uri kuyumva? harika uko banabihumurije bumva nta n'umwotsi. ibaze kujya mu muriro ugurumana. ugurumana icyo bita umuriro. n'imyenda wambaye
ntiyanahiye ariko wenda ndetse uretse no gushya aba bagabo urumva ko bari bateye ubwoba. Ariko hagati aho Prophete Nahimana Vincent agira mubaze finali y'aba bantu yagenze ute, ese umwami yabyifashemo gute? Ubundi umwami akibona bibaye ibyo yahise avuga ati nta yindi mana yo gusenga yego ihari uretse imana ya Shaduraka na Meshaki ndetse na Abedenego. Nta kindi yego, nta yindi mana yo gusengwa yindi uretse imana ya Shaduraka, Meshaki ndetse na Abedenego. Ku mugani wa ndirimbo ngo nta yindi mana ikwiye gusengwa, nta yindi mana mu maso yanjye, nta yindi mana yo guhabwa agaciro, nibyo niyo yaba ari ryangombe ry'ababinga ba Nyundo yataye agaciro. Nta mwanya mfite wo kwanga Imana, nta gihe nabona cyo kutayiha agaciro, n'amarira yahanaguye ku maso yanjye, sinabura kukuramburira amaboko Mana, n'amarira wahanaguye ku matama yanjye, sinabura kukuramburira amaboko Mana, n'amarira wahanaguye ku matama. Imbabazi ugirira umuntu n'urukundo ukunda uyu muntu birandenga njye nkumirwa, sinabura kukuramburira amaboko Mana, n'amarira wahanaguye ku matama yanjye. Amen. Nizera ndashidikanya ko abantu bafashijwe mu gihe tubanye cy'iminota hafi 30 ntago ari mike. Ari n'undi muririmbyi waririmbye ngo yego, nta yindi mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko. Ugakora sakibuka nta yindi mana nzakorera, nta yindi mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko. Nta yindi mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko. Ya Imana ishimwe cyane, nta yindi mana yo gusengwa uretse iyi mana ya Shaduraka, Meshaki ndetse na Abedenego. Niko umwami Nebukadinezari yahise avuga, aranzura aravuga ati izindi mana dusenga ntazo. Ariko hagati wenda arukuntu umuganya n'umuntu kagenda ufashwa akanaryoherwa. Ese nta bandi mwami yavuze ngo mushyire mu muriro cyangwa nta, ariko ntabwo nibo yahereyeho cyangwa yashyizemo abandi bo barakongoka. None se urumva uko impamvu iyi story uretse gati iyi story ijya gusa neza niyo ura mugabo wagiye mu rwobo rw'intare Daniel we ngo bafasha abandi, umwami ntabwo yabyumvaga. Erega Daniel nawe uretse umwami yavuze ngo ababo noneho azana imiryango y'abo bantu babasizemo n'abana babo nabo babashyizemo zirabatamye. Wabyumvise nyine nibyo nkakubwiye ngo erega ibya Daniel nawe ni ibintu buriya nawe ni navuze ko ari ba bantu batubereye icyo bita urugero. Yego bwana Betsa, reka vuge ngo dunasoza iki kiganiro abantu mu myizerere y'Imana bafate isomo ki, abantu wababwira iki ku bijyanye n'imyizerere y'Imana dusoza ikiganiro, bafate irihe nyigisho muri iki kiganiro tugeranye muri aya mateka y'aba bagabo banyuze mu buzima bukomeye ariko barakomera, babera Imana intangarugero, intwari, natwe batubera kandi natwe urugero rukomeye, kandi ntabwo babereye Imana ibigwari ahubwo babaye intwari. Ariko ngo bagerayo amahoro. Yego ukana ni iki rero wavuga ku bantu b'iki gihe n'imyizerere ubona mu magambo make, message wabaniye? Yego message naho abantu badukurikira kuko ibi bintu bikurikiranwa n'abantu benshi, kuko harimo abantu bizera imbaraga z'Imana n'abatazizera, abo bose bahere message cyari ndagira mbabwire ko Bibiliya niwe muhanuzi tugira mukuru utavangiye. Yego buriya nusoma
message ziri muri Bible cye muri Bibiliya yera ego hari na Bibiliya ntagatifu ngira ngo izo zose ni Bibiliya ariko icyo nshatse kuvuga message n'aba bantu ibi byose tubona muri Bibiliya ego ni ibyanditswe byera ibyahumetswe n'Uwiteka njyewe buriya nizera Bibiliya nk'umuhanuzi mukuru yego niyo mpamvu rero umuntu wese mu kwizera kwe yego yumve ko ari ibyo bigirwamana yimitse muri we yashyize imbere ari niyo mana n'abakurikiye Imana by'ukuri bayikurikire yego abo b'ibigirwamana bo nababwiye ati babireke hari igihe bazahinduka ko nta mumaro wo mu bigirwamana hari n'igihe bazahinduka uhinduka ntago ari njye n'abatazahinduka ubwo ntago ari njye uhindura abantu yego nyir'ingabo nyir'ijuru ni wenyine ufite umugambi wa nyuma ku kiremwa cye yiremeye dutangira ariko nababwira ngo bahinduke yego Imana itarahinduka mu ijambo rimwe ngo Imana yo niza gukwahindura bizabibera ushobora kuzakiramo n'ikintu cy'ikinyafu yego tunasoza iki kiganiro bwana Vincent twatangiye tuvuga ngo aba bagabo abantu ufataho icyitegererezo n'amateka yawe ubona ni iki kintu cyatumye uvuga iyi nkuru no kugira ngo ubahuze n'amateka yawe watubwiye ibyo muri nyakatsi n'ibindi ikintu kimwe gusa gituma uvuga ngo iyi story yenda guhura nawe nkubwire ikintu ngiye kuvuga kuri ibi bintu nuko Imana yo ntigireba yego uburanga ntigireba igihagararo ntigireba amashuri ntigireba aho uvuka ntigireba yego aba bagabo nabo ubuzima barimo yego buriya reka nkubwire iyi Imana twakurikiye kuyikurikira birasaba ko dusiga ibyacu byose tugakurikira umwami tugakurikira Imana niyo mpamvu uzajya gukurikira Imana akareba kuri biriya bintu byose n'ibiki byose wowe ntabwo bizavamo niyo mpamvu ngira ngo reka mbivugeho Loti Imana imubwira ngo agire te ahunge agende ngira ngo Imana yararebye iramubwira ati nturebe iki inyuma ariko umudamu we umugore we areba inyuma yarebye umudamu mu kureba inyuma ntabwo yahindukiye gutya abantu bajya bajya mu mwuka ibintu babyumve mukaroti ntabwo yahindukiye ngo arebe inyuma nk'uko abantu tugenda mu nzira tukagira gutya tugahindukira tukareba inyuma oya ahubwo guhindukira yahindukiyemo yahindukije amaso areba ibintu asize inzu asize imitungo asize ibiki byose arabireba yahindukiye mu mutima ikintu cyumve yego yahindukiye mu mutima areba inyuma ahinduka inkingi y'umunyu ibi rero by'Imana twakurikiye abantu turimo bafashe kubyumva neza nudasobanukiwe azatubwire muri comment turushaho ufite ibyo aturusha atubwire muri comment uko abyumva n'uko abibona ariko ibi bintu by'Imana turimo nshuti yanjye nshuti y'Imana inzira wakomeje yo kwizera Imana inzira watangije ukomeze uyikomeze kandi niho baririmba komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ndumva ariyo message naho abantu guhagarara mu ibyo bizera badatsinzwe kugira ngo barusheho gutsinda bwana Vincent reka tugushimire cyane ku bwitabire muba mwagize n'ubwitange tukaganira kandi dusaba abantu tunashimira abantu badufashije mu rugendo rwose rwo gukora subscribe abantu tubana noneho bagome banadufashe cyane kuko ibi byo kuvuga ijambo ry'Imana no kwamamaza ubutumwa bw'Imana iri mu bintu Satani arwanya hanyuma rero badufashe cyane bakomeze ahubwo banabisharinga abantu benshi hanyuma mvuga ngo ahangaha tugeze no ku musozo Imana ihumugisha abantu bose badushyigikiye kandi bagomye badushyigikire ni ibintu byiza cyane Imana rero ikurinde kandi ikugirire neza murakoze cyane yego